abo twibuka kuri uyu munsi n'abari abakozi ba prefecture ya Kibungo, prefecture ya Kigali, prefecture ya Byumba, sous-prefecture ya Rusumo, sous-prefecture ya Kanazi, sous-prefecture ya Ngarama ndetse na sous-prefecture ya Rwamagana. Turanibuka kandi abakozi ba komine enye zahujwe zikabyara akarere ka Rwamagana, aribo abari abakozi ba komine Rutonde, abari abakozi ba komine Muhazi, abari abakozi ba komine Bicumbi, abari abakozi ba komine Gikoro. Ndabibuka mwese ndabibuka, 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 ndabibuka mwese ndabibuka. Ifandwa TV, Factory Rwamagana TV. Prefecture ya Kanazi ndetse na Kagarama Elias wari Panteri wa Prefecture, abana abari bashinzwe gupima ubutaka. Mu karere ka Rwamagana urutonde rw'abari abakozi b'amakomine yahujwe akaba ari ka Rwamagana Bishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Turibuka Nyemazi uri agronome, wari agent du recensement muri Bicumbi, Karangwa Simon wari agronome muri Bicumbi, Utuma Batu Dominique wari encadreur muri Bicumbi, wa Maria Ernestine wari secrétaire muri Gikoro, Byabagamba wari chauffeur muri Gikoro, Akimana wari planton muri Gikoro, Murekezi Darius wari aide vétérinaire muri Gikoro, Nyaburungu Nepo wari encadreur muri Gikoro, Ganakwe Charles wari gérant coopérative Kakopaji ya Gikoro, Muregere Christine wari umucuruzi wa coopérative Kakopaji muri Gikoro, ari Mudahunga wari kontabule muri Mwazi, Rwabigwi wari moniteur muri Mwazi, Rwakimi wari encadreur muri Mwazi, Directeur Jean Pierre wari ushinzwe mu coopérative mu karere muri commune Mwazi, ari Mukankusi Sylvestine wari ushinzwe imibereho myiza muri commune Mwazi, Gasinzwe Augustin wari moniteur agricole muri Mwazi, Ndayano Waywas wari moniteur agricole nawe muri Mwazi, Taisire Frame wari vétérinaire muri Rutonde, Twahirwa wari kontabule muri Rutonde, Karasira Stiras wari agronome muri Rutonde, Karangwa Charles wari moniteur agricole muri Mwazi, Nyemazi Prote wari moniteur agricole muri Rutonde, na Ntagwabira Theoneste wari kontabule muri Rutonde. Kuko nari maze kwivuga abo nabo babashe kumenyekana, tuzakomeza gufatanya kugira ngo n'abandi bamenyekane. Nagira ngo rero muri akanya mbasabe duhaguruke dufate umunota tubibuke, kandi tugihagaze maze no gusaba Bishop Manase atore mu isengesho. Murakoze.
duhagaze nagira ngo Muri Bishwe Manase tuyobore umusenyi. Reka duhuze umutima dusenga Imana. Nyagasani Mana yacu, iyo imitima yacu ihagaze nawe uduhumuriza, iyo dufite agahinda nawe uduhoza, iyo dufite ubwoba nubwo imitima yacu iremereye kubw'agahinda abanyarwanda batewe na Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 n'ingaruka zayo. Mwami, uyu munsi turiho turi bazima tubasha gufata umwanya nk'uyu tukibuka abacu tukabaha icyubahiro, turi mu mahoro nk'ayo dufite ubuyobozi bwiza muri iki gihugu butekerereza abanyarwanda ineza no guhuza n'iterambere. Mwami, turagushima kandi turakwiyeretse rero n'ukuri kugira ngo gukomeza kwawe gukomeze imitima yacu, utwereke ikibi, udushoboze kucyanga no kugambirira rwose ko Genocide yakorewe Abatutsi itazongera muri iki gihugu. Uduhe Mwami gutekereza icyagira abanyarwanda bose akamaro kandi ubane natwe. Tuguhaye ikaze mu mitima yacu, tweretse gahunda byose biyoborwe nawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, natwe duhabwe umugisha kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Abakozi Bishop kutuyobora isengesho. Tugiye gukurikizaho undi mwanya mwiza iyo twibuka abacu, tubikora mu kimenyetso cy'indabo kandi tukanacana urumuri rw'icyizere. Dutuje nagira ngo nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, umuyobozi w'Akarere ka Rwamagana, abanyakubahwa abasenateri turi kumwe, abadepite bahagarariye inzego z'umutekano ku Ntara y'Iburasirazuba, ubuyobozi bwa Kwibuka, biro y'inama njyanama y'Akarere ka Rwamagana n'abayobozi bungirije b'Akarere ka Rwamagana, ubuyobozi bw'amadini URIC, n'abahagarariye imiryango y'abo twibuka hamwe n'abahagarariye abakozi b'intara n'abakozi b'Akarere ka Rwamagana. Dutambuke tugane kuri kiriya kimenyetso cy'urwibutso, dushyireho indabo tubibuke, n'abandi bazanye indabo.
abagize y'inama y'umutekano itambuye y'intara aratambuka. Bakire Kwibuka Visi Perezida Kwibuka, bakire ibiro y'inama njyanama y'akarere ka Rwamagana, bakire umuyobozi wungirije w'akarere ka Rwamagana, bakire Bishwe uhagarariye ibiro by'amadini n'amatorero, bakire abahagarariye imiryango y'abo twibuka maze kubabwira, tunakomeza kwakira abahagarariye abakozi b'intara y'Iburasirazuba, kwakira abahagarariye abakozi b'akarere ka Rwamagana.
tugana mu byicaro kandi dukomeza gucana urumuri rw'icyizere cyaheza n'igihugu cyacu. zibanze inzego za Kwibuka, inshuti namwe bavandimwe baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwibuka. Nabaramutse neza. Nagira ngo bate uyu mwanya banze bakomeze mwese bari hano, nanabashimira yuko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Turabashimira ko mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Abatutsi bazimiriye muri Genocide yo mu 1994. Kuri uyu munsi hano duteraniye turibuka uburyo bw'umwihariko abari abakozi ba prefectura za sous-prefectura zahujwe zikabyara intara y'Uburasirazuba, ndetse n'abari abakozi b'amakomine 4 yahujwe akabyara akarere ka Rwamagana bazize Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Abo twibuka kuri uyu munsi ni abari abakozi ba prefectura ya Kibungo, prefectura ya Kigali-Ngari, prefectura ya Byumba, sous-prefectura ya Rusumo, sous-prefectura ya Kanazi, sous-prefectura ya Ngarama, ndetse na sous-prefectura ya Rwamagana. Turanibuka kandi abakozi ba komine 4 zahujwe zikabyara akarere ka Rwamagana, aribo abari abakozi ba komine Rutonde, abari abakozi ba komine Muhazi, abari abakozi ba komine Bicumbi, abari abakozi ba komine Gikoro. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, banyakubahwa abayobozi mwese muteraniye aha, abo bose turabibuka uyu munsi kugira ngo tubasubize icyubahiro bacujwe. Turibuka kandi kugira ngo dusangize amateka yacu ashaririye abakiri bato, kugira ngo bose bazirinde Genocide n'ingengabitekerezo yayo mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Bityo twese intero ibe imwe ivuga ngo Genocide ntizongere kubaho ukundi, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. Ntibizabe nka bimwe by'umuryango w'abibumbye mu 1948 bavuze ngo Genocide ntizongere kubaho ukundi, ariko bidateye kabiri Genocide ikadutwara inzirakarengane z'Abatutsi basaga miliyoni yose. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, banyacyubahiro mwese muteraniye aha ngaha, nagira ngo mfate uyu mwanya mbashimire kandi mbahe ikaze kuba mwaje kwifatanya natwe, nanabashimira byimazeyo kuri uwo mutima w'urukundo n'ubufatanye mwatugaragarije kuri uyu munsi. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, banyakubahwa abasenateri, banyakubahwa abadepite, nyakubahwa Visi Perezida wa Kwibuka ku rwego rw'igihugu, abayobozi mu nzego z'umutekano z'igihugu cyacu, abayobozi mu nzego zitandukanye, mwese turi kumwe hano, bavandimwe mufite abanyu bishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi, twaje kwibuka uyu munsi. Nagira ngo ntangire mbifuriza mwese gukomera muri ibi bihe turimo, by'umwihariko abafite ababo twibuka uyu munsi. Kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi no kurwanya ingengabitekerezo yayo ni zimwe mu ngingo zikomeye ziri mu Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda tugenderaho, kuko tubisanga mu irangashingiro ry'itegeko nshinga ndetse no mu mahame remezo tugenderaho, aho twihaye nk'igihugu ko leta yacu
yiyemeje kurandura burundu ivangura n'amacakubiri bishingiye ku moko, uturere n'ibindi. Yiyemeza gushyira imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni nayo mpamvu mu mwaka w'ibihumbi 2018 yashyizeho itegeko rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Birumvikana rero ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi no kurwanya ingengabitekerezo yayo ari inshingano twese dusangiye. Muri iki kiganiro rero abafite inshingano yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi biradusaba ko tuza gusubiza amaso inyuma tukareba aho twavuye, aho tugeze twiyubaka, aho twerekeza nk'igihugu, kandi tugafata ingamba zo gukomeza guhangana n'icyo ari cyo cyose cyashaka kudusubiza inyuma. Turagaruka ku by'ingenzi byaranze amateka y'u Rwanda bigaragaza uko ingengabitekerezo ya Jenoside yashenye umuryango nyarwanda kugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tuributsa kandi uko Jenoside yateguwe, uko yakozwe, uko nyuma yaho Abanyarwanda bataheranywe na politiki mbi baharaniye kongera kubaka ubumwe bahoranye mu gihe cya kera. Duhereye mbere y'umwaduko w'abakoloni, inyandiko zitandukanye tubona mu mateka yacu zitwereka ko Abanyarwanda bari babanye neza, bahujwe n'ubunyarwanda, ko bose bemeraga ko ari bene Kanyarwanda. Biyumvaga kandi bakemerera mu moko yabo ya Kinyarwanda, urugero Abasinga, Abega, Abanyiginya, Abagesera n'andi moko. Hakaba hari n'izindi nzego z'imibereho yabo abitwaga Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Bari bahujwe n'ayo moko yabo ya Kinyarwanda, ariko kandi bagahuzwa n'umuco wabo, bagahuzwa n'ururimi rwabo. Bari bahujwe kandi n'umwami bemeraga nk'umuyobozi wabo w'ikirenga. Murabizi ko abakurambere bacu akenshi banakoreshaga imvugo y'uko Abanyarwanda ari rubanda rw'umwami, ariko bakanongeraho bakavuga bati umwami agirwa n'ingabo. Byumvikana ko nabo biyumvaga nk'abafite uruhare mu gushyigikira umwami wabo. Byongeye kandi mu mibanire yabo barafatanyaga muri byose, kubafatanyaga kurinda igihugu no kugitabarira. Mu gihe rero cy'umwaduko w'abakoloni mu mpera z'ikinyejana cya 19, nk'uko n'ahandi hose ku isi byagendaga, aho abakoloni bageraga icyo bakora cyari uguhindura inzego z'imitegekere y'ibihugu. Natwe niko byagenze mu gihugu cyacu. Habayeho gukuraho ibyahuzaga Abanyarwanda tuzi cyane, itorero, umuganura n'ibindi. Noneho ariko ku gihe cy'abakoloni b'Ababirigi bifata indi ntera, ko habayeho no gutesha agaciro ubuyobozi bw'umwami, kuko abakoloni bari bafite gahunda ikomeye tuzi henshi ku isi yagiye inakorwa, politiki ya mpatsi ibihugu yo yambatanye bategeke. Abasoma cyane bari hano barabizi, ni teori ikomeye y'uwitwa Nicolas Machiavel mu gitabo yise Le Prince. Abajya basoma bazakirebe uko agaruka kuri divide and rule cyangwa diviser pour régner. Hari ikindi gikomeye ubona ko abakoloni bigishije Abanyarwanda, ariko ari gahunda yo kubacamo ibice, kubigisha ko bataturutse ahantu hamwe, ko bamwe baje mbere y'abandi, ko Abatutsi baje nyuma y'abandi, ko ari n'abanyamahanga. Ibyo byose izo nyigisho tuzisanga mu bitabo bitandukanye dusoma mu mateka yacu, ariko dufite n'abakiriho bayazi bagiye bayabamo. Gucamo ibice rero Abanyarwanda byarakomeje muri iki gihe cy'abakoloni, kuko dusanga ko mu mwaka w'1933 Ababirigi barahisemo no kubishyira mu nyandiko, kwandika ibyari inzego z'imibereho y'Abanyarwanda byagizwe amoko ya Hutu, Twa, Tutsi, bikagaragara
no mu irangamuntu bari barahaye izina ry'ibuku, ari nayo yaje kuvaho yarangamuntu tuzi ya vuba aha yakoreshejwe no kuvangura abanyarwanda no kubasha kubamenya mu gihe bicwaga mu gihe cya Genocide muri 1994. Ibyo byarakomeje rero kuko byagaragaye ko habayeho no gutesha agaciro burundu bw'abuyobozi bw'umwami, akagera naho acibwa mu mahanga. Turabizi ku mwami Musinga niko byagenze, no ku gihe cy'umwami Mutara Rudahigwa, nubwo nawe hari ibyo yagerageje gukora byo gutinyuka bwa bukoroni bwa butegetsi bwabo, ariko bigaragara ko yahanganye n'ibibazo byinshi byari byugarije igihugu, ariko abakoroni bari bafite imbaraga mu gusaba ubwigenge. Rero murabyibuka iyo turebye mu mateka muri 1958 mu gihe umwami yari avuye mu Bubirigi atangiye no gusaba ko haboneka ubwigenge, nibwo mu gihugu hari n'indi nkundura y'abazungu bashaka yuko ubutegetsi noneho bujya mu maboko y'abahutu, berekaga yuko bakandamijwe n'abatutsi. Nibyo twabonye muri 1959, ariko na mbere gato hari habaye amashyaka yagiyeho ya Parimehutu, Raderi, ya Prosoma, bari muri gahunda yo guhangana na inari yasabaga ubwigenge. Ababirigi rero icyo bakoze, bafashe gahunda yo gushyigikira ayo mashyaka yari yihaye ya manifesto y'abahutu tuzi, banditse muri 1957 bategura ibyo bagomba kugenderaho muri kuzakora ya revolution yo muri 1959. Iyo turebye mu banditse iriya manifesto y'abahutu dusangamo waje kuba perezida Gregoire Kayibanda, tugasangamo Joseph Habyarimana Gitera waje kwandika ya mategeko 10 y'abahutu yanagendereweho na Parimehutu mu gutanya abanyarwanda ku buryo bwa burundu. Muri iyi nyandiko ya manifesto y'abahutu icyo bakoze ni ukugaragaza yuko abatutsi ari nyamuke, ubutegetsi cy'abakiza ari uko bwava mu maboko yabo bukajya mu maboko ya rubanda nyamwinshi b'abahutu. Birumvikana ko hari hageze n'igihe cyo guhabwa bwa bwigenge bw'62, murumva ko bwaje no mu gihe kigoye mu gihugu harimo umwuka mubi. Mu 1959 aho tubona ko n'amateka yacu yakomereye kuba mabi mu cyiswe revolution, aho bigaragara ko ingengabitekerezo ya Genocide noneho yakomeye, aho tubona yuko hari kwica abatutsi mu buryo bukomeye, kubatwikira, kubamenesha, kandi bikaba byaranakomeje no mu yindi myaka yakurikiyeho. Iyo tuvuga iby'iki gihe turabyibuka muri iyi ntara mu myaka y'1960 kugera na 1963 ukwica abatutsi no kubatoteza shuri. Ubuhunzi rero bwafashe indi ntera kuko byanagaragaye ko habayeho no kubuza impunzi kuzagaruka ku bwa Kayibanda, niko byagenze. Ariko tugeze n'igihe twibuka abenshi bari hano mu gihe Habyarimana we yaranabyeruye avuga yuko igihugu cyuzuye nk'ikirahuri cy'amazi ko batabona naho bajya. Ni naho rero impunzi z'abanyarwanda bari hirya no hino mu bihugu by'amahanga bahisemo gushaka uburenganzira bwabo no gutangiza urugamba kugira ngo babone ku mbaraga kuko bitakundaga ku neza. Mu gihe cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda mu 1990, twanavuga ko aha habaye igihe cyafashwe nk'imbarutso ikomeye kuri leta ya MRND yari yobowe na Habyarimana Juvenal, kuko hakozwe ibikorwa byinshi byo gutoteza abatutsi n'abandi bashoboraga kubangamira uyu mugambi. Aho twibuka twese iyo tubivuze muri iyi ntara biranumvikana kurushaho ifungwa ry'abiswe ibyitso by'inyenzi inkotanyi. Turabizi hirya no hino mu magereza uko byari biri, nko muri gereza ya Kibungo bakuwe za Murambi n'ahandi bajya gufungirwa ibyumba, ndetse benshi bakorewe iyicarubozo muri ayo magereza baza no gukurizamo gupfa. Byagaragaye ko mu gihugu hose hari ibikorwa byo kwitegura ku buryo bukomeye
kuzarimbura Abatutsi. Byabaye mu buryo twavuga yuko bwari nk'ubw'imiyoborere isanzwe, ku buryo niyo birebye wibaza utari ko ubundi aba bayobozi hari ikindi bakoraga cyangwa icyo bakoraga abayobozi. Tukaba urugero rwiza rw'abandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abitwibutsa kenshi. By'umwihariko ariko urubyiruko kuko ari rwo Rwanda rw'ubu turi kumwe, bakaba n'u Rwanda rw'ejo hazaza, bafite inshingano zo kubisigasira no kugira uruhare rukomeye mu kurwanya abapfobya n'abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko no gusigasira ibyo byiza twagezeho. Ababyeyi natwe rero dufite inshingano yo gutanga uburere bukwiye ku bana, babwiza ukuri ku mateka yacu, bagatozwa umuco w'amahoro n'urukundo rw'igihugu, bakigira ku butwari bw'ingabo z'inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi n'izindi ntwari z'igihugu dufite. Ni ngombwa gukomeza kugira uruhare twese mu kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ikigaragara no muri aka karere dutuyemo nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugakomeza kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, duha icyubahiro abayizize bateshejwe agaciro, kuko ni inshingano yacu twese, tugakomeza kubihererekanya mu bisekuru byacu byose. Ndabashimiye cyane, dukomeze kwibuka twiyubaka. Ibyo bikomere tujya
Arakoze umuhanzi Grace ati ibyo bikomere ibyo murana urukundo bisange mu muryango nyarwanda nta nkomyi. Ibikomere twasigiwe na Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ntabwo twabivuga gusa tutagarutse ku mateka y'icyo gihe. Ndagira ngo sabe muri go Emmanuel umwe bari abakozi ba komini Muhazi atambuke n'abatuhe ubuhamya bwe. Ifandwa TV Factory 1 Rwamagana.